mbega uburyohe ntuzavuge ngo wariye umuceri utarariye umuceri wa Lucky Rice. Uri umubyeyi uhahira urugo, uri umukozi wo mu rugo utumwe guhaha, genda ubaza Lucky Rice. Uyu muceri w'igitangaza wera mu Rwanda uri mu moko menshi cyane ku buryo buri umwe yisangamo bitewe n'amikoro ye. Tubafite umuceri mwiza muremure wo mu Bugarama, umugufi, basmati ibereye ibirori na brown rice, tutibagiwe akawunga keza, ifu y'igikoma ya finoli n'isukari ihendutse, byose byo mu Rwanda. Akarusho kandi ushobora no guhamagara iyo nimero ubona kuri ekara yawe bakakoherereza ibiro byose by'umuceri ushaka mu rugo iwawe ukarenzaho inote y'igihumbi gusa. Ahira kuri wa@luckyrice.com cyangwa mu maduka yacu akwegereye. Lucky, ibyiza bihebuje. Twarangiza ibyo bihugu tukongera tukabyorganiza uko dushaka tubikabikoresha icyo dushaka. Wumvishe bano bagizi bana bariko bonga icyo bakora ni kimwe business bakora, bagura ibihugu bakabiyoborera inyuma mu gikari, mwe mukabona ngo abayobozi bari haribo babashizeho, mbega noneho ibihugu bakajya biyobora babikoresha iko bashaka. Bya bindi ujya wumva ngo amareta hari abandi bantu baba yihisha inyuma babwira abayobozi b'amaza yacu, nawe ukaba umwe muri twe mu bakontorora ibihugu biri ku isi. Ni njyewe uhitamo icyo nzaba cyo, ntabwo ari mwe mu mitiramo ngo akazi nzakora. Ndagira ngo uri ibihugu byateraniye hano kuva ryara, ariko umucakara ukorera n'ubwo bazi ibyo bari gukora n'abantu bakoreshwa. Ibyo bintu bihora bivugwa biramubona ngo za Al-Qaeda, Boko Haram, icyitwa ngo n'umutwe w'iterabwoba wose mubona ngo ni ibyebe bizi ibyo biri gukora. Bihora bivugwa n'uyu mwafanda rivuze ngo bara n'abantu bashyirwa imbere baba batazi n'ibyo bari gukora, bakatubeshya ngo niyo mitwe y'iterabwoba. Ubasha kumenya kongera gutandukanya icyiza n'ikibi. Ndagira ngo wumve amagambo afande yamubwiye imyaka 2 ishize. Yaramubwiye ngo nimba ugiye kujya mu gicucucucu cyangwa se nimba ugiye kuba maneko ngo ugiye kuneka uno mutwe witwa ngo ni kari w'iterabwoba, biragusaba ko nimba ugiye gukorana nabo utazigera nawe ubasha kongera gutandukanya ikibi n'icyiza, mbega nawe ubwawe uba nkabo ukaba umwicanyi. Ndabyumva nyakubahwa. Korana misiyo zawe zose. Jewe mfite umupira mba ngomba kujya gutsinda igitego, ariko mboye undi muntu ushobora kuba nanone yatsinda neza kundusha ndamupasi. Ariko ikibazo na n'uyu munsi sindabona umuntu ndusha gukina ku buryo nakora nibyo bishobora gutuma umuntu ahinduka, cyangwa se ingengabitekerezo bamushyizemo nibyo bishobora gutuma umusirikare agambanira igihugu cye. Kuba mwamushukisha amafaranga, ingengabitekerezo, akagambane gasanzwe, cyangwa se nanone kubera ubwibone we yiyumvamo akumva karenza kwiye kugambana. Ayo ubuzima bwe bwose ayobowe cyangwa se akoresha amafaranga we yavunikiye. Hari igihe abantu baba babizi bakavuga turi n'umuntu utashukishwa amafaranga, we buri gihe ubuzima bwe bwose yabeshejweho n'amafaranga yavunikiye. Hakaba n'abandi bantu bavuga ngo kariya ufite amafaranga utura kiniki. Ikindi ngengabitekerezo nawe urabizi, umugabo hashobora gukora ibintu utakeka ko yakora bitewe n'uko yumva ko icyubahiro cye nk'umugabo gikiniyeho. Niyo magambo n'umusore yavuze ngo uriya mugabo Kabiri yishe yafataga nk'ari papa we, ngo nuko ashobora kuba ari ibintu bibi yabwiye Kabiri akumva ishema rye nk'umugabo n'icyubahiro nk'umugabo aragitakaje, ubwibone bwe barabubabaje. Uno mugabo ahita avuga ngo watungurwa cyangwa se watangazwa no kumenya ibintu umugabo ashobora gukora mu gihe yumva ko icyubahiro cye bagikiniyeho. Nari araza kuba ari ahantu wehuri. Urashaka kuvuga iki? Kabiri kuri we azi ko ari weho kari, uri weho kari. Wewe wamutegetse kurasa Lutra, kandi Lutra icyo yarasobanuye kuri Kabiri ni nk'icyo usobanuye kuri njye, nanjye ngufata nka papa. Ntungireho ikibazo. Kabiri ntabwo yakwigira abasha kumbona. Kabiri uramusuzugura. Kabiri araza kukugeraho mu gihe icyo ari cyo cyose. Aramuzi. Nyoherereza kuri WhatsApp location y'ahantu urinze kuza musubirizo.